Yes, of course, reka musuhuze kandi mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ngira ngo niba ukoresha zimwe mu mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, wabashije kugenda ubona zino couple. Ni couple abantu benshi bari gukomeza kugenda batangaho ibitekerezo. Ahari biranashoboka ko nawe uri umwe mu batanze ibitekerezo kuri izi couple zabashije n'ubundi gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga twazibonyeho. Bati urukundo rwari urwa kera, ati nta rukundo rukibaho, umuntu asigaye akunda undi amukeneyeho inyungu runaka, ugakunda undi ugira ngo akuzamure. Ibitekerezo ni byinshi. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, nebera ku ijambo subscribe, ufungure like na comment kugira ngo n'ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ariko njye hari ikibazo mfite, nibaza ati ubundi bigenda bite kugira ngo umuntu atinyuka avuge ko undi ataberanye n'undi, kandi already kuba barakundanye bagahura bakamenyana ubwayo Imana yabahuje ibona ari uko baberanye. Rero nekeza ko abantu bavuga ngo abantu ngo gutya na gutya ngo ntibaberanye ntago bagakwiye kujya babivuga. Yego birashoboka ko umwe yaruta undi mu myaka, undi atanganya size n'undi nko kwenda muri kubona kuri screen zanyu. Nekeza ko nyine urukundo rujyaho rushaka. Rero nge n'impamvu narinje ahangaha kwa kugira ngo twitangire ibitekerezo, ariko kandi tugende tunungurana, cyane ko izi ngizi ari zimwe muri couple zagiye zivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye.